we mufashe ahubwo we ajya kuzanira abana aha amacike burundu nta turafite gukanira iwanje enimo nkagoma kwiremba Kristo rero ntabwo ibyo biri gukunda ntabwo biri gukunda nyina w'umukobwa aragira ati yewe mama ni unsengeye wabyumvise neza ibi bikoresho bya nyina we bisigaye mu nzu ko batabisohora bivemo Slim Jesus. umugabo we umugore mu kuryonesha agaciro bigize aho umugabo we yes ibihe byiza nkuko mubizi cyane tubashimire mwese rero aha turi Nyamirambo aho umuturage yagize gutya aratubwira ati Pastor Korodi Ikaze TV Rwanda muri hehe turavuga tuti rero Ikaze TV Rwanda twagiye mu Bugesera i Nyamata ariko kandi dushobora kuboneka aratubwira ati rero hari umudamu umuhesha w'inkiko yasohoye mu nzu ariko kandi turabaza uwo muntu turamubaza tuti none se umuhesha w'inkiko iyo nzu ni y'umuntu ku giti cye cyangwa bati ni y'umugabo n'umugore ariko kandi nuko mubizi amateka yayisubiramo abantu bagasezerana nyuma yaho bagatandukana hanyuma ibihe bigahinduka birashoboka yuko kandi iyo umunyamabanga nshingwabikorwa asezeranya aranababwira ati ariko hari n'andi mahirwe ya nyuma mushobora kugira ati igihe mutabanye neza mushobora gutandukana ariko mutandukanye neza nta kibazo kihabaye ni muri ubwo buryo rero umudamu witwa Gloria atubwiye ngo yitwa Gloria n'umugabo witwa Christophe areba umugabo murimbu umugabo nawe akarega mu yandi magambo muribuka inkuru za kuvamo icyo bita ngo ihohoterwa rishingiye ku gitsina ibyo byose rero twagiye tubyumva gutyo muri ubwo buryo bumwe cyangwa se ubundi aha rero umuhesha w'inkiko muramubona ari kumwe n'umudamu Gloria ndetse n'umugabo w'Iskita barimo baraganira uburyo bumwe cyangwa se ubundi bakemurana ikibazo umugabo arimo aragerageza guha amafaranga umudamu kugira ngo ajye gushaka iyindi nzu ndetse n'ibyamutunga ariko kandi umudamu yakaniye aragira ati iyo ayo mafaranga ni make cyane ntabwo yadufasha rero turabaza ubundi babanye bate bwana Christophe ndetse n'umudamu we bari babanye bate mu buryo bumwe cyangwa se ubundi turabaza umuhesha w'inkiko w'umwuga nawe aratubwira atubwire wowe ikibazo nyine ngumye hanze nakundi umuhesha muraho neza nk'umuhesha w'inkiko ntabwo mwaragizanye ntabwo itangazamakuru dukorana buri munsi nk'umuhesha w'inkiko we baba bakugannye bakakubwira bati uko bimeze kose hari ikibazo cyavutse nk'umuhesha w'inkiko ubundi itegeko riteganya iki ku mugabo n'umugore iyo baburanye hakabamo umwe wasohoka mu nzu undi adashaka gusohoka urukiko rufite uko rwabigena yego urukiko rufite uko rwabigena kandi nibyo byubahirizwa biravugwa yuko amazina yawe witwa Maître Sebatware Mabo hanyuma rero ko bivugwa yuko bwana Christophe ashobora kuba afite undi mudamu nawe kandi ukabubyisha inyuma nk'umuhesha w'inkiko ngayo gukorera umuhesha w'inkiko w'umwuga muramubona yambaye umwambaro w'akazi Christophe mwamubonye nawe mu byukuri urabona ko ari umugabo ushesha kanguhe ariko kandi hari ibyo umuntu atakwihanganira buri umugabo iyo avuze ati mvuye mu rugo abavuye mu rugo haba hari igitumye umugabo ibintu bitagenda neza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi aya ni amakuru y'abaturage bashobora kutwihera hanyuma turaza kuyamenya tuyabwiwe n'abaturage umuhesha w'inkiko we aba yashyize mu bikorwa akazi kiwe kuko wicyabereyeho ni umwuga rero twese natwe duhamagawe Bugesera tuza twirukanka bitewe n'umwuga tuba twibiremo ku makuru yo ku mihanda rero biravugwa yuko Christophe umugore yamusize mu nzu akagenda nyuma yahasigarana abana bageze kuri babiri niko byibwira ariko kandi bivuga yuko ngo yaba yarasigaranye undi mudamu tuza kumenya ibyiwe mu kanya haza kuza abaturage rero baraza kuyadutamo batubwira ibyo ku mihanda ese koko umudamu arahari cyangwa nawe abaturage mutuye hano hafi ndamuzi umufuteze nyene yaga mucanga mbona parise yinjira mu rugo hanyuma uriya mudamu se Gloria uramuzi nawe namubonaga no mudamu we cyangwa se n'umwindi n'uyu nuwe nyawe uko bivuga ko ari undi mudamu ngo wabanaga na Christophe uwo mudamu wamuzi ni nyina w'umukobwa ese nyina w'umukobwa ya Christophe yashatse abagore babiri umwana biratunguranye nyine abantu benshi twababaye mbese abana mwegereye abana mugende hanyuma turabona inzego z'umutekano nyina w'umukobwa niwe ushenye urugo rw'umukwe we n'umukobwa we niwe urushenye
amakuru mufite ya Rushenyi ate? babanje kubana mu nzu. Abana nyina n'umukobwa abana begereye. Yabanje kubana n'umukwe we, abana n'umukobwa we. Basindano bari bamukuye nyine baramwiyegereza ngo bamukure mu nzu agera kujya ari kwafana n'abakozi wazegera abana biwe. Baramuzana mu gihe bamwiyegereje nimba umukwe yaramukunze. Amaje kumukunda nyine yinjira mu kazi ko mu rugo cyane akita ku mukwe we neza. Yamara kwita ku mukwe neza bukeye ngo umugore ngo yabyuka agasanga ngo umugabo nta uri ku ruhande, agasanga umugabo yagiye. Bukeza kuza asanga ngo bararyamanye, bwa mbere arabafata. Wari uryamanye n'undi ninde? Nyirabukwe aryamana n'umuhungu n'umukaza n'umukwe we. Ayo magambo ngo si ukubeshera umugabo. Ntabwo kubeshya, barabivuze ahantu hose. Ahantu hose babivuze ngo ukireba inkuna itageze. Amaje gusanga aryamanye n'umukwe we, umukobwa yanga gusebya nyina abigira ibanga. Bukeye yabona biramurenze abifata nyine ava mu rugo arigendera. Amaje kuva mu rugo agiye, amaje kuva mu rugo agiye nyuma yaho ngaza kugaruka. Byagarutsemo rero nibwo leta yahise ivuga ati reka ibyegere neza batandukane neza, nta kibazo kimwe kibaye, nuko ibintu birangiye. Wowe utuye hano hafi, yahitiriye mu Gashara. Uyu mugabo Christophe ivugwa yuko ngo ashobora kuba yarasigaranye na abana. Muve muri kamera, ntabwo byemewe. Mujye kuruhande hari, mujye inyuma. Byaba ari ukuri kubera yuko n'ibintu bya nyina w'umukobwa bihara muri iriya nzu, ariko banze kubisohora. Kubera ikibanza kubisohora ntabwo bizi impamvu. Ntore sibyo bintu birashoboka. Najye sinyizi. Umukobwa aravuga ati musabe ibintu bya mama tugendane nanjye nawe asohoke, ariko banze kubisohora. Bari gusohora iby'umukobwa gusa. Bari gusohora iby'umukobwa gusa. Noneho bishatse kuvuga ko umukwe ashobora kuba yarabengutse nyirabukwe akaba ari wagiye gusimbuza umugore. Hari inkuru uyu munsi ziriho hirya no hino z'ibintu bijyanye n'imipuri. Weho ngira ngo waba ubizi, uracyari mutoya. Cyangwa uyu mubyeyi yabyaye umwana mwima umupuri arawusigarana awuzanira umukwe. Ahubwo bivuze ko yasanze uko umugore wameze atari ko nyirabukwe ameze. Urabona nyirabukwe yishimira nyirabukwe. Oya ntabwo nta kibazo. Hanyuma wowe utuye hano hafi se? Niyo mu Gashara arahibye. Ariko ibyabaye byose nabisanga. Hanyuma kwa Christophe ni he? Ni hano. Iki gipangu kingiki. Ruvuga ngo aha turi no kwa Christophe. Yego ibyo none se cyasibye by'ubugugu. Hanyuma rero iyo tugiye kureba mu yandi magambo Christophe twamubonye ni umugabo ukuze, ni umugabo usheshe kanguhe, wiyubashye, ubona ko yiyubashye kabisa. Ibi bintu bivugwaho byaba ari ukuri cyangwa ukuri? Simbenya kubera ko tugeze ninjira mu rugo iwabo, ariko ibintu byageze mu nteko abayobozi bakabimenya bishobora kuba ari ukuri. Yego. Hanyuma umudamu turamubona yakaniye arimo aragura amafaranga eguriya twamubona. Umudamu twamubonye nguriya yitwa. Hanyuma mwebwe nk'abaturage se nk'igitsina gore mubona mute? Murabona agaciro k'umugore kabana naka? Urumva ibyarimo kwanga ni wa mutekano muke n'ubundi byatumye kujya mu giciro. Wowe mufashe ahubwo we ajya kuzanira abana. Hariho amashike burundu nta turafite gukanira iwanjye enimo nkagoma kwiremba. Ntabwo ibyo biri gukunda. Ntabwo biri gukunda. Wamufasha ukaduha interview kuko abagabo benshi bahura n'ibibazo. Mwe mumpaye akanya. Aduha akanya fanta. Mwe mumpaye akanya kugira ngo uko turashaka guhamagara. Urabona umuhesha w'inkiko yaje gusohora umudamu ndetse n'ubuyobozi inzego z'umutekano polisi hari. Hanyuma rero ariko ibyo byose nk'uko mubizi leta yacu ni leta mbyeyi, ni leta yunga abanyarwanda, ni leta iba hafi y'umuturage uwo ari we wese ku buryo nta wayirenganiramo uwo ari we wese. Umudamu aragira ati rero jyewe ntabwo nasohoka kandi ibintu bya mama wambyaye nabyo bikiri muri iyi nzu kandi ifite ikibazo kuri mama wambyaye uburyo yabaga muri iyi nzu. Ibi bintu rero turagira ngo nabyo mu kanya turagira ngo twibarize polisi baratubwira uburyo basohora umugore, basohora umwana nyina ibikoresho bye bigasigara muri iyo nzu. Ibyo
ibyo nabyo turaje tubaze ni gute umubyeyi yasigaza ibintu mu nzu. Aha hantu turagira ngo tubaze abantu badufasha kubimenya, hanyuma kandi niba umugore agaragaza ati ngewe impungenge zifite kuri mama wambyaye n'umugabo wanjye. Ariko hari icyo wenda twabwira abantu badukurikiye. Yego. Polisi n'umuhesha w'inkiko bari gushyira mu bikorwa imyanzuro y'urukiko. Ariko ikibazo gihari rero polisi yaje gusohora, ikibazo gihari yaje gusohora ndetse gatoya baje gushyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko. Aha turi bwibaze nyina w'umukobwa aragira ati ngewe mama ni unsengeye. Wabyumvise neza? Ibi bikoresho bya nyina we bisigaye mu nzu ko batabisohora bivemo. Ntabwo bari kubisohora kuko urukiko ntabwo rwabiteganyije. Urukiko ntabwo rwateganije. Ntabwo rwateganije ko umushyitsi nyina wiwe nyirabukwe yaje asanga umukobwa we. Nyirabukwe rero umukobwa bamusohoye mu nzu. Kubera iki? Nyirabukwe adasohokamo n'ibikoresho bye. Wabyumvise? Hanyuma rero inzego z'umutekano nazibogereye. Wabyumvise neza? Icyo tudashaka nicyo baduhamagaye na polisi mukuru. twabibonye kare kuko ntabwo basinze ashobora gusohora umugore ntabwo bishoboka yamuhaye ibihumbi ngo urukiko rwategetse n'ibihumbi 70 ngo byo kurya ngo n'ibihumbi 100 byo kugira iki ntabwo byashoboka niyo nzi itaranaboneka umunyakuru yahesha nkiko yari afite ibihumbi 170 mu mufuko 170 gusa amafaranga bavuze ko bano bagabo bariye ruswa bariye ruswa garagaza kuki bayisaba kubona bagatinya kuki batagaragaza ukuri bari baje kugaragaza ikibazo gihari biravuga yuko nyina w'umukobwa yaje kuba muri uru rugo abanyeshuri mugende biravuga yuko nyina w'umukobwa yaje kuba muri uru rugo niba nyina w'umukobwa yaraje kuba muri uru rugo nimba koko umwana asohotse mu rugo niba umugore asohotse mu rugo kuki adasohokana na nyina kwa Christophe kuki ibintu bidasohoka nuko ikigaragara ni kimwe nuko nyina biragaragara cyane kuko icya mbere umwana w'umukobwa mu buryo nabisanzemo nasanze bimeze bityo bari gusohora imyenda y'umukobwa ariko nyina bamurekamo umugabo asohora umugore ni yabo ubu bagabo bazayigabana ahubwo turibaza ese urukiko rwateganyije ko umugore ari usohoka umugabo akaguma mu nzu nuko byari bimeze nuko bimeze twabisanze ko hanyuma umutungo bakazawugabana umutungo we sinzi ko byari bavuga ko ari by'agateganyo batandukanye by'agateganyo ngo baziyunga bazagira gute umugore ikibazo yari afite ese nsiga abana baziyunga iki wenda usiga abana uri umubyeyi birakora ese batandukanye bakiyunga birashoboka ko ari abagore ariko we yakubwira abana bangana iki mukecuru muraho neza utuye hano uri umushyitsi nubwo uri umushyitsi ariko uri umunyarwandakazi reba umukobwa wawe washingiwe ukamushingira akajya mu irangamimerere agashingirwa mu mategeko no mu nzu y'Imana bagasezerana hanyuma yaho yenda wibana wowe uri umubyeyi hanyuma umukobwa akazavuga ati ariko uzazwe mu rugo